Reka amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge ubwo umuriro wagendaga ugaruka kuri uyu wa kabiri byateje inkongi y'umuriro ku nzu y'umuturage utuye mu kagari ka Nyabugogo. Iyi nzu yahiriyemo abana bane, batatu basiga ubuzima, umwe ararokoka. Abaturage bavuga yuko iyi nzu yesitawe n'abatekinisiye batari abarege, bikaba byateye inkongi y'umuriro ubwo umuriro wagendaga ugaruka. Iyi nzu iza gufatwa n'inkongi y'umuriro irashya irakongoka, dore ko n'ibyari biri mu nzu byahiriyemo. Iyi nzu yahiriyemo abana bane, batatu barapfa, umwe ararokoka. Cyateye n'inkongi y'umuriro nuko umuriro wagendaga ugaruka. None se iyi nzu abayesitaye cyangwa abatekinisiye baje kuyesitara ni abarege? Twebwe twabonye atari abarege, ariko twabonye ari nk'indi kampani nyine tu. Iyi nzu uko bigaragara yari ishaje, iyi nzu uko bigaragara ntabwo yari isakaye neza, ariko gushya kwayo nk'uko muvuga yuko hahiriyemo abantu bane, umwe akarokoka. Ni abana, umwana umwe ari mu kigero cy'imyaka 15, undi mwana ari mu kigero cy'imyaka 8, undi mwana ari mu kigero cy'imyaka 10, hari n'uwari mukuru ufite imyaka 18. None se uko mwabibonye ubundi byagenze gute kugira ngo ino nzu ishye? Ukuntu byagenze, natwe twari turi hanze turi gukina nk'amakarita, tubona inkongi y'umuriro tutazi ukuntu bibaye, ariko twinjiye dusanga amashanyarazi, ibintu by'amasinga byahiye. Bivuze ngo umuriro wagendaga ukagaruka. Bivuze ngo icyateye n'inkongi y'umuriro ni umuriro w'amashanyarazi. Kubera ko umuriro wagendaga ubura mu masaha ashyira saa 10 z'umugoroba, bivuze ngo icyateye inkongi y'umuriro nuko umuriro wagendaga ubura. Noneho abatekinisiye besita iyo nzu ambwiye ko atari abarege. Ntabwo ari abarege. None se byagenze ubundi ndashaka kuduhereza inkuru irambuye ukuntu byagenze, imva n'imvano, byatangiye gute, inzu yahiye ite, byagenze bite? Ukuntu inzu yahiye, tuvuge ikamvuge kuko nyijoro twari turyamye, twaryamye kare dushiduka nyine, nari ngiye hanze nyijoro mbona nyine hanze hameze ukuntu ari n'imbeho, ariko nje kwinjira mu nzu, ninjiye mu nzu nsanga umuriro uragiye. Sanze umuriro ugiye? Sanze umuriro ugiye, ndavuga reka mbe nicaye hanze menegereje umuriro. Ngejereje nk'iminota mikenya, ninjiye sanga inzu yateye n'inkongi y'umuriro. Bivuze ngo wari uri hanze ubwo umuriro wagendaga ugaruka, wongeye kwinjira mu nzu, usohotse gato usanga inzu y'umuturanyi ifashwe n'inkongi y'umuriro. None se abo bana bahiriyemo uko ari batatu, hahiriyemo bane, batatu barapfa, umwe ararokoka. Kandi cyateye n'inkongi y'umuriro umaze kuvuga yuko ari uko umuriro wagendaga ugaruka, wongera uravuga ati abatekinisiye besitaye ino nzu bayesitaye nabi bitewe n'uko ari umutekinisiye bazanye utari uwa rege. Kandi rege nayo itangaza yuko umuntu wese ushaka umutekano ku mashanyarazi ye cyangwa ku muriro afite mu nzu iwe agomba kuzana abakozi ba rege bakamwesitarira. Bivuze ngo uyu muturage yabirenzeho azana abandi batekinisiye batari abarege. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko yari afite ubushobozi buke. Afite ubushobozi buke? Ubushobozi buke yarabufite kabisa, kuko n'inzu ukuntu yari imeze yari yubatswe mbese nyine irashaje, yubatswe n'amatafari gusa. Amatafari, ibigigi by'ibitaka cyangwa iby'ibitaka. Amatafari bayita rukarakara. Rukarakara. Yubakishijwe na rukarakara. Ubuyobozi bw'umudugudu bwavuze gute? Ubuyobozi bw'umudugudu bwavuze ngo baraza kubiganiraho, bumve ko icyo bakora to. Nose baramwubakira indi nzu, biragenda bite? Gusa ntago turabyumva babivuga, gusa batubwiye ngo baraza kubivuganaho, turebe barebe uko babigenza. Ariko rege yatangaje ko impamvu umuriro uri kugenda ugaruka, ugenda urongera ugaruka, impamvu nuko bari kwagura imiyoboro y'amashanyarazi mu ntara zitandukanye zigize igihugu cyacu cy'u Rwanda. Hari ahantu henshi hakeneye amashanyarazi, niyo mpamvu umuriro uri kugenda ugaruka. Kuri iyo mpamvu rero rege yongeye kwihanganisha umuryango wabuze abawo bitewe n'inkongi y'umuriro yaturutse ku bikomoka ku mashanyarazi. Rege yongeye kuvuga yuko umuntu wese uzakenera kwesitara umuriro w'amashanyarazi cyangwa umuntu uzajya ujya gukora instalation azajya hamagara abakozi babyize, abakozi bazi icyo bakora, abakozi babugenewe bo kugira ngo wesitare inzu izashye ifashwe n'inkongi y'umuriro. Gutya muri kubona ko umuriro wagenda kugaruka
niko insinga zashyaga. Ko umuriro ugenda ugaruka ariko insinga zashyaga, umuriro wagenda ukagaruka ariko insinga zashyaga. Bino biza gutuma iyi nzu iza gufatwa n'inkongi y'umuriro, ubwo abaturage bavuga yuko ubwo umuriro wagendaga ugaruka harimo n'amatara yagiye ashya ahantu henshi hatandukanye. Nk'urugero mu karere ka Rubavu umuriro naho wagiye, Kamonyi umuriro wagiye, Rwamagana umuriro wagiye, Gasabo umuriro wagiye, Nyarugenge umuriro wagiye. Ibice byose umuriro wagendaga ugaruka kandi ntabwo umuriro wigize ubura ahantu hamwe, no mu ntara umuriro waburaga. Bityo rero hano turi kumwe n'umusore uri gutanga ubuhamya uburyo ki inzu yahiye igahiramo abana 4, 3 bagapfa, umwe akarokoka, ariko yatubwiye imva n'imvano uko byagenze, ko ari abatekinisiye baje bakora installation nabi bituma ino nzu ishya. Ikintu wabwira umuryango wa nyakwigendera ni ikihe? Ikintu navuga kuri nyakwigendera, navuga ko nyine ko mbese nyine kwamukundaga ibintu byose mbese nyine aritonda tu. Gusa nimba bari bumwiteho bakamumwitaho mpaka barebe ko yagarura ubuzima, cyangwa no kuva mu buzima. Ko leta yavuze ngo irabikurikirana gusa.